Hari umwami umwe wari igihangange kandi atinywa cyane. Ntiyakundaga umuntu umuvugiramo cyangwa uhinyuza ibyo avuze. Gusa yakundaga guhiga kandi byari kimwe mu bintu byamushimishaga kuruta ibindi. Umunsi umwe ari guhiga hamwe n'umukuru w'ingabo ze, yabonye imwe mu nyamaswa zikaze mu ishyamba ariyo ngwe, maze arayirasa. Mu gihe yarimo yegera iyo ngwe yari amaze kurasa kugira ngo arebe niba yapfuye, iyo ngwe yaramusimbukiye n'uburakari bwinshi cyane. Ariko umukuru w'ingabo ze yahabereye mu gihe ahita arasa iyo ngwe maze irapfa. Gusa ibyo ntibyabujije uwo mwami w'igihangange kuhasiga ikiganza cye, kuko iyo ngwe mu gihe yamusumiraga yahise igica. Uwo mukuru w'ingabo yagerageje uko ashoboye kugira ngo atume umwami we arokoka urwo ruguma rwashoboraga no kumuviramo gupfa. Mu bunararibonye bwe yashoboye gutabara amagara y'umwami, urwo ruguma ntirwamuhitana. Umwami mu gutekereza ku byamubayeho avugana akababaro kenshi, ati uyu munsi nibwo menye ko burya Imana itanyitayeho. Imana itandinze iriya ngwe cyangwa ngo irinde ikiganza cyanjye, sinzongera guta umwanya nyisenga kuko nta cyiza cyayo. Ariko umukuru w'ingabo mu ijwi rituje aramubwira ati nyagasani, nubwo ibi byose bikubayeho, icyo njye nakubwira nuko Imana ari nziza cyane kandi mu byo ikora byose itajya yibeshya. Ikwitaho kandi iragukunda cyane. Umwami ngo abyumve n'uburakari bwinshi, nawe ati niba iyo Mana wizera ari nziza, tugiye kubibona ubu ngubu. Ngiye kugushyira mu buroko maze turebe niba iyo Mana yawe izagukuramo. Ariko umukuru w'ingabo ahita amusubiza nta bwoba ati nyakubahwa, niba utekereza ko ari cyo kinkwiriye ubikora uko ushaka, ariko uzirikane ko Imana ari nziza kandi igukunda. Ako kanya uwo mwami ahita ategeka ko bafunga uwo mukuru w'ingabo ze, bakazamufungura ari uko gusa bitegetse. Hashize amezi 3 umwami yari yarakize rwa ruguma kandi ameze neza. Nuko yongera gusubira guhiga ari kumwe n'undi mukuru w'ingabo mushya yari yarashyizeho. Gusa mu gihe barimo barahiga baje gufatwa n'abasangwa butaka babaga muri iryo shyamba bari bagiye guhigamo. Nuko babajyana ku batamba y'ibitambo byo gushimisha ibigirwamana byabo. Mu kubatamba bahereye kuri wa mukuru w'ingabo bamwica umwami areba. Birumvikana ko wa mwami w'igihangange kandi watinywaga cyane ari wari gukurikiraho mu kwicwa. Ariko mu kumwitegereza, umwe muri ba basangwa butaka yabonye ko wa mugabo nta kiganza cy'ibumoso yari afite, maze ahita ahagarika wari uzamuye icyuma agiye kukimutera mu mutima. Ntiyashoboraga gutambwaho igitambo kubera ko atari yuzuye kandi afite ubusembwa. Nta kiganza yari afite, ubwo rero Imana zabo ntabwo zari kumwemera. Abasangwa butaka bahisemo kumurekura kuko n'ubundi Imana zabo zari zakiriye amaraso ya wa mukuru w'ingabo. Bamushyize ku ifarashi ye baramurekura aragenda. Mu kugera ibwami, ikintu cya mbere umwami yavuze ni ugutegeka ko barekura wa mukuru w'ingabo ze wa mbere. Maze umwami amutumira mu ngoro ye ngo baganire. Akimubona n'ibyishimo byinshi bivanze n'amarira, yahise abwira wa mukuru w'ingabo ze ati uyu munsi noneho nibwo nimenyeye ko ibyo wambwiye byose ari ukuri. Byagutangaza kumenya ko uno munsi narokotse urupfu kubera ko gusa nafite ikiganza. Imana yantabaye, ni nziza kandi koko irankunda. Ariko ndi kwibaza ikintu kimwe gusa, kuki Imana yemeye ko nkushyira muri gereza kandi urengana? Uwo mukuru w'ingabo mu ijwi rituje aramusubiza ati mwami, iyo ntaza kuba mfunze nari kuba ndi kumwe nawe mu gitondo ubwo wajyaga guhiga. Ubwo rero ni njye bari kuba batambye, ni ukuvuga ni njye bari kuba bishe kuko njye mfite ibiganza byombi. Umwami mu kubyumva bimukora ku mutima maze aramwenyura ati ibyo uvuze koko ni ukuri. Buri kintu cyose kibaho kubera impamvu, kandi guhera ubu sinzongera kurenganya Imana ngo ni ukubera ko yemeye yuko ibintu bibi bingeraho. Nawe muri aka kanya ushobora
ushobora kuba uri gutekereza ko Imana atari nziza kubera ikibazo gikomeye uhanganye nacyo. Ushobora kuba ufite intimba nyinshi wibaza impamvu Imana yemeye ko icyo kintu kikugeraho. Gusa buri gihe ujye uzirikana ko iyo ibintu bigenze uko utari ubyiteze bitagomba kukubuza kugira ukwizera. Nukomeza gukora ibyiza no gufasha abandi uzagira ubuzima bwiza. Ujye wihangana kandi urangwe n'icyizere. Uzirikane ko Imana izakwitaho mu buzima bwawe kandi izabana nawe. Niba wishimiye iyi nkuru, sangiza n'abandi bagitekereza ko Imana itabitaho. Ushobora gukora share cyangwa se ugakora post maze abantu bose bakayibona. Njye wumvaga ndi Migabo kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates.